buri iyo tuvuze prospecting iyi ni gahunda igendanye no kumenya cyangwa se kujonjora kugira gusobanukirwa abo bita potential downlines cyangwa se ni abapate n'abawe cyangwa se ni abanyamuryango basasugiye kunguka ariko nyine b'abanyembaraga turaza kubireba ariya muri prospecting tugera imbere uburyo ugomba guhitamo abantu b'abanyembaraga mu gihe uri kugira ngo uri prospecting cyangwa uri kwinjiza abantu turi kwigereramo neza rero ngo rero aba bantu bakaba baciyemo ibice bibiri hari igice cyitwa home market n'igice cyitwa cold market muri rya soko ryawe nyine igice cyitwa home market ni igice kwanza bagiye kubidusobanurira reka kubitindaho mu magambo akurikiraho home market prospecting tugiye guhera no kuri cya gice cyitwa home market prospecting home market ni abantu muziranye ni abantu muri close bya hatari One market prospecting are the people you personally know. These are people that you have at least had some precious contacts or relationship with. Abo ni abantu mufitanye umubano, in simple terms, you can refer to the one market as one circle and it could be separated into two groups. No, tubonye ko ni abantu mugize gute muziranye. Umwanya muziranye, muri musanga mufatanye iki? Mufitanye umubano. Mwari musanga hari umubano mufitanye. Abo bita abaki? Abo mu market. Hanyuma hakaza abo bita hot market. Urabo bantu musanga muziranye naho haza mu bindi bice bibiri. Uwo mu market ni abantu musanga muziranye ko naho hakaza abo bita hot market. Niyo bita lukewarm market. Abo noneho bameze bate. Tubonye ko muri uwo mu market ni abantu musanga muri ibinywanye. Muri abavandimwe, muri inshuti. Jeri wawe ni madamu wawe umuntu n'umuwa mu market n'umubyeyi wawe turi kugendana umuntu no muki n'umuwa mu market ariko noneho wa muntu usanga maziranye nawe aciye ibice bingahe aciye ibice bibiri igice cya mbere your hot market is made of people you are really close to or those who you meet and talk to almost daily muri ba bantu bari mu market abo bita hot market iyo abantu muziranye ariko muri close cyane ngo ku buryo usanga bashobora no kuba muvugana buri munsi abo bita hot market. Urugero ababyeyi, example, parents, siblings, suppose, close friends, family members, boyfriends, children, n'abandi. Abo bantu harimo ababyeyi, abavandimwe, uwo mwashakanye, inshuti mwegeranye, abafamiliye, umuntu mukundana, boyfriend cyangwa girlfriend, abana ndetse n'abandi benshi. Noneho abo bitaruka uwo muntu noneho bo is the made up of people who you generally know, just know you, example for your lukewarm market. No, lukewarm market wana no abandi bamuziranye ariko atari ibyada. Tuvuga ngo urugero umuntu uguha amayinite. Iziya mushobora gusanga mu family members wawe. Ariko kumubwira ati nihereze wa muja mu gihe amayinite musaza. Agahita agira agahita kumenya. Turi kugendana. Uno bita abalukewarm market harimo bita ngo documents abantu mukorana. Buryo umuntu mukorana muba mutavugana buri munsi. Ko bimaze ariko mu byukuri muraziranye. Service providers abantu bakugezaho services zitandukanye. Ucuruzaho amakweto n'amashati abo bita neighbors abaturanyi family members ariko mudakunda guhura kenshi fellow church members abantu musengana fellow club members abantu mujyana muri club n'abandi benshi nuba ko n'abantu muziranye ariko mutabona buri munsi ubona rero bose babita abaruku bo mu market ubwo tubonye ko muri wo market harimo ibice bingahe bibiri abaruku bari mu close cyane n'ababise abaruku bandi mutaziranye cyane ariko bakuze mutavugana kenshi ariko bakuze when prospecting you should always start with your home market. The advantage of this is that you don't lose time in trying to build the rapport. There is already existing no like in the trust factor. The other advantage of starting with your home market is that since you already know the people, you have the opportunity to evaluate each one and personalize the business presentation to their specific needs. Aravuga ngo rero uburyo mugiye uri gukora prospecting mugiye rimo kurambagiza abantu cyangwa se gushaka kubinjiza ni byiza kubera kuri babandi muziranye kubera ko ngo ntabwo bizengera kugutwara umwanya wo kubibwira basanzwe bakuza. Ikindi cyiza cya kabiri nuko uno muntu
nimugutumira uzaba uzi ahantu uri gukubita agatoki, sibyo? Uzaba uzi ahantu uri guhita ugira ute ukubitira nyine, kubera ko uramuzi ko ari umushomeri, uramuzi ko akazi afite batamuhemba amafaranga amuhagije, turi kugendana. Urumva rero usanzwe ibyo bintu bizi. Aravuze ngo dukomeze noneho tubakomeje. The blessing and the curse of the warm market perspective. Tugiye kuvuga gatoya kucyo nakwita nk'umugisha ukomeye ndetse n'icyo yise umwaka cyangwa se bivuga na amahirwe menshi cyane n'ibyiza ndetse n'ibibi byo ku prospecting mu bantu mugize gute mu bantu muziranye. Hano rero tugiye kwihuta cyane ntabwo turi buze kubatinda. The good things about your market is that they already know you. The bad things about your market is also they already know you. Therefore, you will be blessed or cursed, accepted or rejected, listened to or shunned by those in your own market because of the quality of your relationship with them before, and independence of the network marketing business opportunity. Therefore, long before you approach those in your own market to talk business, it is important that your relationship with them are on film, not shaky ground. Hano navuze ngo ikintu cyiza cyane kirimo ku bari wo market wawe nuko muziranye, ariko ikintu nanone kibi gikomeye cyane kuri wo market wawe nacyo nuko muziranye. Aho ngaho rero urumva ko ufite umugisha wuko ashobora kukumvira cyangwa se akagura rejecting, ukumvira akavuga ati kinwanye ndabizi ko utajya kujya mu bintu bya fake, cyangwa kuri rejecting akavuga ati wamureze uri wari ugufundi none kuvuga ibintu by'ubuzima. Uri kubyumva? Urumva arakuzi ashobora kukwizera cyangwa akagera gute akagucebera, sibyo? Aha ngaha rero ari kuvuga ngo ariko niyo mpamvu bari kutugira inama ngo mu prospecting wa market wawe ni ukuba mufitanye umubano navuga ngo ushikamye nyine atari wawe niyo nyine waburebure nimba ariko nabyita, kubera kuri kuko no mufitanye umubano wa nta kigenda amahirwe menshi nuko yavuze ko rejecting. Yego, ariko nimba mufitanye umubano wanyawe nyine kwemera nk'ikinwanyi kitajya kijya mu bintu bya fake, akwemera nk'ikinwanyi cy'igihanga kinwanyi n'undi musanga usanga namukora no mu bintu bitandukanye hagati bro nimba iyo boro wayigiyemo nanjye gayiga, sibyo? Usanga mu mashuri wari usanga umusobanurira akwemera, sibyo? Mu karitsiye rero usanga umugurira n'akantu hagati bro nimba iyi boro wayigiyemo nanjye ndayijyamo. Turi kugendana rero kugira inama ngo nubwo tubonye ko hari amahirwe, hari icyo nakwita nk'ibyiza n'ibi byo approaching abantu muziranye cyane, ariko batubwiye ko uburyo bwiza cyane nuko wabanza nabo mufitanye ubushuti nyine bwo hejuru, cyane ngo no gutumira ure kuri ba bandi bameze nk'abakureberaho. Turi kugendana babone batari buza kuzana ibintu byo kujijinganya batagupinganye. Another thing to look out for is the fact that we generally care about what people who know us think about us. Aravuga ngo iki kintu ugomba gushyira mu mutwe nuko utagomba kwita ku byo abantu bakuzi bari buvuge. Hari igihe ushobora gutumira umuntu kuko uri kumva ko n'umutumira ari buze kuguseka, ibyo ntabwo ugomba kubyita. Tunihuta cyane aravuga ngo the opinion matters to us as such as we find ourselves wondering what they will think when we try to set them on a network marketing business. This what will they think about me mindset is the reason many networkers fear to approach the people in their own market. Aravuga ngo rero ibi bintu by'imitekerereze baba badufiteho ntibigomba kuyobora iki iterambere ryacu muri no business cyangwa se ngo bize kubacuruzaho. Ngo iyi mitekerereze y'icyo bari buze kuntekerezaho ngo ni imwe mu mpamvu ikomeye cyane tubabone network benshi badatumira abantu baziranye. Kose nintumira papa aravuga ati mbaye ingarubere, nintumira sheri wanjye ati ntago tugicana waka nimba ugiye muri bino bikoro by'abatekamutwe. Rero ngo ibyo abandi bari buntekerezeho nicyo kintu gituma abantu badatumira abantu baziranye. Rero twebwe iyo mindset ngo tukayige ujye umutumira aze bamuharure nabo nari sawa nari sawa nyine ntacyo wowe biraba bigutwara, ariko bizakubabaza cyane niba gutumira umuntu utigeze ubwira kandi wenda mwari munsi bibaze batumiye nka sheri wawe yakubwiza ukuri ari nkarize wamutumiye ntiwavuga ngo nagure turaziranye ahita musukamo si waba uhiye cyangwa umubyeyi wawe. Twikomereze rero, this should never be a hindrance to you. Remember, we already cautioned against prejudging the first chapter. You may think they won't be interested because they know you in a certain way and therefore that could be their decision, but do not make the decision for them. Aravuga ngo rero ibi ngibi ntibigomba kuba hindrance cyangwa se ntibigomba kuba inzitizi wowe ugomba gutuma ukora utuntu twawe. Turi kugendana ngibuka ko akantu kagendanye no guprejudge
wenda twakavuzaho muri shapitire ya mbere si muri byibuka ibyo bintu ikindi kandi ngo kuba batari bubyumve iyo ntabwo ari business yawe kuba uri mutumira ntabyemere it is not your business ntabwo we bikureba turi kugendana we bikureba no kumubwira opportunity ni ukumubwira amakuru kuza ntabyumve kuzana gutinya kumutumira ngaranga kuza ibyo ngibyo urimo kumutekereza decision kandi wamureka akagera akifatira umwanzuro si ikintu gisobanutse aha ngaha yakuvuga ngo rero don't let that fear of rejection make you play God. Your job is to simply approach them and share the information whether they join or not in the choice. Aravuga ngo rero ntukareke ubwoba bwo kuba bagutera bakurijegitinga butuma nyine wakura n'amasengesho bati imana yanjye bari buze kundijegitinga. Ibyo ntabwo ari isengesho ryo gusenga ni ukuri turi kugendana ibyo ntabwo ari isengesho bagakwiye kubusenga ahubwo kuko akazi kawe karoroshye ni ukubaprocinga ni ukubegera ukabahereza amakuru wagize gute wamenye gutangira cyangwa kudatangira nibo bireba bene bagakora bakurijegitinga ntabwo ari cyo kujya gusengera uvuga ati mwana naragowe kuko batubwiye ko wowe mu gihe umuganije opportunity mu by'ukuri akazi kawe wakarangije arakubaza ngo rero okay nimba okay yeah well you don't have control over those who join you only have control over those who tell your business about ntabwo ufite ntabwo uri mu mitwe y'abantu bari buze kwinjira ntabwo abantu bari buze kwinjira wabamenya ntabwo wababara ntabwo nakureba wenda ngo ndebe iki kinywanye bwe ngo kiri buze kwinjira ariko cyo koza cyo abo namenya abo n'abantu nabwiye business ntabwo wamenya ngo uyu munsi ndigize abantu babiri ariko ufite mu biganza byawe gutumira abantu babiri ibyo ufite mu biganza rero bari dukora the fear of rejection from the whole market is the reason many networkers like to play it safe. They only want to approach the people they think they will say yes. Many in fact would rather start with strangers or online prospects who don't know them than the people in their lives would do. Sibyo aravuga ngo rero bwabo bwo abantu bahakanirwa ngo niyo mpamvu ya mbere ituma aba networker nyine bada play safe niho kubikora nyine gake cyangwa se nyine kwigengesera sibyo rero niyo mpamvu ya mbere ituma abantu bigengesera muri networker bigatuma atumira abantu bari buze kubyemera gusa usanga atumiye abantu ari bitumira abasekirite kuko ari bari buze bari gutegura opportunity cyane oya na director wawe mutumira gusa turi kugenda mutumire rwose ibi rero iyo abantu batangiye gutekereza ku bantu bari buze kuvuga oya ngo bihita bituma batinya gutumira babandi bazanye ahubwo bakirutira online ugasanga umaze ukwezi kumwe muri business uri guprospectinga kuri Facebook ngo akaba ari bo bantu utumira kandi nemurest yaboje twabonye ko umuntu wishe ufite bake ni 120 ingahe abo bantu 100 bose warabatumiye uruka ufite ubwoba ufite cyo bise foreign reluctance uri gutinya kubahamagara uri gutinya kubaapproach bahamagara siko bimeze my dear friends arakomeza akavuga ngo rero my advice is start with your own market, manage the fear of what they might think about you as you run the acts of broad marketing prospecting. If you focus on what people might think about you, you may never attain success in this business or any area of life for that matter. Sibyo aravuga ngo rero mushiti wanjye inama nagira gute nakugira utangirira ku bantu muziranye ngo wowe umanaginga cyangwa se ukontorore ubwoba uri kubufite mu mutima wawe by'ibyo bari buze kugutekerezaho ngo ibyo mu gihe uri kubikora uraburi no kwiga ukuntu uzatangira noneho kugera ku bantu mugize gute mutaziranye abantu muziranye bigiraho kukurozinga abantu muziranye bigiraho kugera gute gutumira turi kugendana ngo kubera ko nutekereza ngo ibyo abandi bari buze kuntekerezaho mu by'ukuri nta kintu uzageraho muri buno buzima ndetse no muri ino business si mu byumvishe ibyo bintu iyo nama murayumvishe tubonye iyo nama ko tugomba kugira ngo kubera ku bantu tuziranye bakakugerera rejection ariko wabatumiye kubera ko niba ibyo abandi bari buze kuntekerezaho n'uri nta bintu byazanye uzageraho muri buno buzima ko nta kintu uzakora ngo abantu bareke kufu nta na kimwe arakoze kugira ngo rero you should approach your home market without any preconceived expectations. Go to them with an open mind and simply tell them about your new business. You can't know who will or who won't be interested
interested unless you approach them. Go through the phone numbers without focusing on potential yeses and nos. Approach each individual with positivity, optimism, and winner's mindset. Aravuga ngo rero nshuti yanjye wowe approachinga cyangwa se bwira abantu muziranye nta kintu na kimwe kiri mu mutwe yawe kiri buze kukubaho cyo bita expectations kwa kuvuga ngo ubuse mutumiye ntazi cyangwa ngo reka mutumire ngo azahita atangira na megavasi ibyo bintu bivane mu mutwe wawe wowe ukora icyo bita gutumira gusa ngo wigira imitekerereze uri buze kwishyira ibintu uri buze kwiremamo ushobora gutuma ashobora kugutega ukaba wakubitanirira turi kugendana wowe genda ubaganize ubabwire business ko ari cyacyo wabonye turi kugendana ibyo kuba babikunda cyangwa batabikunda wowe byikure wowe baprochinge gusa wowe fata telefone uhamagare turi kugendana wowe abavuga yego abavuga oya ibyo ntabwo ari ibintu bigize gute bikureba wowe buri muntu wese ngo mwaprochinge wifitemo positivity uri excited optimism no kubona ibintu byose mu buryo bwiza uri kumva ko atari buze kubyanga turi kugendana kandi ufitemo icyo bita winners mindset wumva nyine ugiye kubikorana neza ukabona umutsinzi ibyo ngibyo nibyo ugomba kumwaprochinga apana kumwaprochinga ngo use ngo nabya utari wanamuhamagara use ngo naza ngo nabyo utari wanamuhamagara cyo kikiramo ngo ubuse wiyongeye kumutumira ngo arahita aza ndabizi ya manze guhamagara wizeye ko nayo gishobora kuboneka nawe gishobora kuboneka turi kubigendana neza. Well, your mindset will play a big role in whatever or not you succeed in your own market, in all of marketing business as a whole. Well, imitekerereze yawe izakora umumaro ukomeye cyane kugira ngo umuntu atere imbere yaba ari bijyanye gutsinda uwo market yawe cyangwa se mu gutsinda muri iyo business yose muri rusange. Imitekerereze yawe izakina akamaro gakomeye cyane. One of my reader, David, has a motto that says, if anyone should know about my company, let it be from me. If anyone should know about network marketing, let it be from me. If anyone know about my company products, let it be from me. Akaba tugiye kukanika. Turi kugendana. Ngo umuvandimwe ngo Elias Mozini yavuze ngo umwe mu barida bita David ngo yari afite icyo bita motto ni nka siloga ngo yari afite siloga ivuga ngo if anyone should know about my company, niba hari umuntu ugiye kumenya ku bya company yanjye, let it be from me. Reka bari njye ugera gute, reka bari njye bituruka sibyo. Cya kabiri, niba hari umuntu ugiye kumenya network marketing, reka bari njye bigera gute bituruka. Niba hari umuntu ugiye kumenya kuri product za company, reka bari njye bituruka. Yari magambo, niba hari ugiye kumenya ibyino business, reka bari njye bituruka. Aho ni sawa. Nta muntu ugomba kumenya business mu Rwanda. Kora uko ushoboye kugira ngo bazajya basanga ku buryo ushobora kujya mu kwica nk'abantu bajya mu rugo ni hehe bro ku buryo umuntu ashaka agira nka nyabihu wakwibesha wavuga ino bica wakikubita nk'inyanza ubona ko si inyanza ukimara kugera inyanza ukimara gukora design ati yewe ati ibyo rero bitubwiye kera iyo niyo mitekerereze ariko kugira gute ugomba kugira approach is to talk to everyone without fear. Ngo imitekerereze ya David kwari ukuvugisha buri muntu wese nta bwoba afite. He wants to advise his business to as many people as possible. His focus is to simply creating awareness, and this approach has made him a millionaire in network marketing. Imitekerereze ye yari ukuvuga ino business akayibwira abantu benshi cyane bashoboka. Turi kugendana ngo gahunda ye kwari ukwibanda ku approaching abantu ngo uretse ibyo bintu nyine iyo mitekerereze n'iyo focus yari afite byamugize umumiliyoneri muri ino company. Approach everyone without fear. Ngo without fear. Niyo gahunda ugomba kugira gute gukorana mu business. Akavuga ngo David joined me 5 years ago. Agiye kumuvugaho noneho. Uno munywanyi witwa David yatangiranye na Muhozi mu myaka 5 ishize. He had just graduated from Makerere University but had failed to find a job in Uganda's job market. He had no experience in network marketing at all, but he has been able to rise as one of the strongest leaders in my team because of this kind of mindset. He has been part of Uganda's top 20 earner in my company
for 5 years in a row. His business has expanded to other countries like Kenya, Tanzania, and Zambia. Avuze gato kuri David aravuga ngo yatangiye gukorana mu myaka 5 ishize, yararangije ishuri muri kaminuza ariko yarabuze akazi. Uno mugabo ngo nta makuru yarafite, nta experience cyangwa nta bunararibonye yarafite kuri network marketing, ariko ngo ni umwe mu bagabo bazamutse cyane nk'umurida muri no business muri noze ya mugozi bitewe na ya mitekerereze batubwiye yari afite. Ngo tuvugana uno mugabo yaje mu top 20 aba company muri Uganda inshuro 20 zose zikurikirana turi kugendana, ngo ndetse mu business ye iri kwaguka mu bihugu nka Kenya, Tanzania ndetse na Zambia. Ngo no bita David akaruko nyine ngo kamufashije ni kaka ariko kwa project abantu adafite ubwoba, kandi akavuga ati ngiye umuntu wese nzamubwira niyo azaba ari umupadiri n'abapasiteri bose n'abaperezida upfa kuzamenya no business renge wayikubwira. Akarukumva kako kwa David a mindset like David is necessary if you want to go far and achieve a big in network marketing, because it is a mindset of ownership. Ngora imitekerereze nk'iya David ni ingenzi cyane muri no business, kubera ko bizatuma ugera ku bintu byadanje birenze, bitewe ko ni imitekerereze yo gufata inshingano, ni imitekerereze yo kubaka ibintu n'ibyawe, ni imitekerereze yo business ni yanjye ngiye kwibwira abantu bose. Nawe itagutekereza nk'umuntu uramutse washinze wenda na restaurant n'urugero, wakora uko ushoboye kugira ngo abantu bose muri iyo quartier bamenye ko ufite iyo restaurant. Urumva ni imitekerereze ya ownership rero. Nawe ino business ataka nkaho ari business yawe. Turi kubigenderamo neza. Uwo nuwo bita David rero. Be your own number one customer. Mbere na mbere manza wowe wibera umukiriya wawe wa mbere. Kubera umukiriya wawe wa mbere na mbere no kwigirira icyizere ugakora ibintu nk'ibyo nyine. This means that you must buy the vision before you can sell the vision. Ugomba kumanza ukizera company, ukizera izakugeza iyo vision mbere yuko njya usukambwira ngo ino company zanteza imbere. Wowe ubundi urabyizeye. Turi kugendana. Buy the vision before you sell the vision. Manza wewe wizera ikintu ko cyagukora mu rugo, byizere byirishiremo mbere yuko njya ugira gutanga. Siko bimeze. You must be the confident about the products. If you aren't, you uncertainly will be hard when you speak to your prospects. Worse, still, you will not be able to stand when things don't go right. Aravuze ngo rero ugomba kuba ufite icyizere gihambaye kuri produit zawe ndetse no kuri company yawe, ngo iyo bitabaye ibyo ngibyo bizagorana ko uzabibwira umu prospect na icyo cyizere utagifite. Arakomeza avuga ngo rero kandi bizaba bibi cyane kubera ko noneho hakimara kuba akantu k'agacarenje gatoya uhita ugwagwa. Sene ngo ukora gusa ibi hari byiza ziri kugendana, kandi umuntu ukora gusa ibi ari byiza sibwo yatera imbere. Nta business n'imwe tigira icyo bita ups and down. No hanga bibamo no muri business yacu bibamo, no muri business isanzwe bibamo. Bibaze uramutse ucuruza restaurant ibirayi byajya bibura ukajya ufunga restaurant yawe. Yewe ibirayi byabuze abantu batazabuze ifiriti nkayibo. Si waba uri umurezi, waba uri umurezi cyane. Hano rero akomeza tubwira ngo own the vision before you sell the vision. Hano ajya kutubwira gatoya kuri ako kantu ko kugira gute ko kuninga vision mbere yuko uyiselinga, cyangwa se ko gukunda ikintu mbere yuko ugikundisha abandi. Turi kubigenderamo neza my dear leaders. Akatujye kugacamo twihuta cyane. Aravuze ngo when I joined my company 6 years ago, one of the very first people I talked to was my best friend Daka. Abo bose ndakeka mo bazi ko abantu batembeye Uganda mwana buye nawe. Umunsi yajendaga ino business mu myaka yose ishize, ngo yari imyaka 3 akijyandika kino gitabo. Mumwe mu bantu ba mbere yabibwiye ni inshuti ye yitwa Daka. I called him, Daka, I have found a fantastic business opportunity. Man, we are going to be rich. Mayeri n'umujama wenyine. Ati rero musaza Daka, ati nabonye opportunity rwa danje. Ati man, sigiye kuwakira bro. Rikomba. No. He was stilled by my excitement and immediately invited me to his home. Urumva muhozi yarahiye yarakubise. Ku buryo Daka niwe yari umukiri icyo gihe nyine yarakanyakanya. Noneho Daka yahise atungurwa cyane na excitement ikinwanye gifite. Umuzungu cyishe n'ingera. Leta vuga ati ahubwo bro mwira mu rugo bwira musaza. Niko Daka yamubwiye. Noneho Daka muhozi ngo I jumped onto a boda. Yahise agira gute asimbukira ku kamoto.
bodaboda ni moto muri Uganda nibwo bayita, and headed to his place. Mitanja muri gato yanjye headakana. Already to go to my first business presentation. After the presentation, Duncan looked at me straightly in the face and told me, Elias, you have been scammed. You have lost your money. Why didn't you consult me before paying? Ngo umwanya nagiye yishimye cyane ati ngiye umuntu wambere ngiye kwigisha ngiye kumutatamura turi kugengana ati ndamwica aragendera mwigisha waragije ngo ntakariye gutegereje mu mazi ngamubwira ngo bro kuziko bagutuburiye gusa kuki utagiye mu manje kumbaza musaza bagutuburiye wabuze amafaranga yawe musaza yumara harutse we then went ahead no Wubaka ntabwo yagarukije aho gusa yarakomeje aramuharura arakomeza aramubwira ngo then he had to give me all the reasons why my new business could not work. Kubyumva yarakomeje aramuharura aramukozi amwereka uburyo business yagiyemo atari business izamuteza imbere ko dakariyo yamukoreye nawe indi presentation aramukorozingura ngo I felt like he had pulled cold water on me right after hot bath. I was emotionally draining. However, I had faith in the business and I managed to hold on to that faith. I kept on standing. Icyo gihe muhozi bakimara kumubwira ibyo bintu yahise amera nk'umuntu wari umaze kumva utuzi dushyushye bagahita bamusukaho ibizi by'imvura gakodese y'imvamane wese yumva mu mutwe abaye nk'ikiwerahwere turi kugendana ariko ngo yakomeje kugirira icyizere cye business ndetse aragerageza gukomeza kugenda sodoka nyine kwa kuntu usanga nyine umuntu ari kukururuka ariko yinyiza imaso ariko ngo rwose arihangana ariko arakomeza arahagarara pe ariko nyine nta gatege ariko tumujama wanjye wa mbere arangije ibintu nk'ibyo nyine ngira ngo muri kumva umuhozi yaramerewe. But the only way that you can keep standing on pursuing your business dreams even in the midst of the initial negativity is if you already strongly believe in the business. Otherwise it's easy to give up. Aravuga uburyo bwonyine bwagushoboresha gukomeza guhagarara cyangwa gukomeza guharanira inzozi zawe ngo niyo wabuye n'umuntu akabanza akagukubita rejection ari na wa wundi wa mbere ngo icyo kintu cyabigushoboza nta kindi ni icyizere ufitiye business ngo naho ubundi biroroshye guhita ubivamo turi kugendana biroroshye guhita ubivamo mu gihe umuntu wa mbere akoye rejection no mu zero byamubayeho. However, disappointed I was by people, I did not give up. I continued talking to other people. My job was simply to let them know about my business, and I was doing my job very well, even amidst negativity. Aravuga ngo rero uburyo bwose yacibwagamo intege n'abantu ntabwo yigeraga asubira inyuma kubera ko yarazi ko yakomezaga kugenda abwira abantu kubera ko yarazi akazi ke koroshye ari kubwira abantu benshi ba business kandi ngo yagakoraga neza cyane no mu gihe ari mu bihe biki bya negativity. Akazi kawe no kubwira ino business abantu niyo waba uri mu bihe bya negativity ariko byumva Theo arakomeza tubwira utundi tuntu tuvuga ngo rero as a networker nk'umuntu ukora ino business Theo nk'umuntu ukora ino business bimeze bite rero you will at one point or another find yourself in a situation where the prospect negativity about the business is bordering on hostile. In such environment you ought to be extra careful and in charge of your emotions. Do not ever insult anyone for their negative response to your business proposition. Ukora na business ngo mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari igihe uzisanga muri situation umuntu azagukubitira igishoni cyadande kibyibushye turi kugendana ngo rero no muri ibyo bihe n'uburi muri ya mbere no nyine yo gukubita icyo rejection urasabwa kuba careful cyangwa se kwihangana nyine ukitwararika muri icyo gihe ukakontorora amarangamutima yawe kuko ngo ntabwo wemerewe gutuka cyangwa kwisantinga cyangwa kubwira nabi umuntu bitewe nuko agukubise icyitwa negativity
yavuga ati bose umutekamutwe uzafuta, ati umutekamutwe iyo business wagiyemo baragusikanze cyangwa baragutuburiye, kavuga ati ubundi wowe uzafuta na kiza ntabwo ukora kino business uri kubyumva. Ntabwo ugomba kugira gute, ntabwo ugomba kumwitsatinga cyangwa se kugira gute kumubwira nabi. Arakomeza kubwira ngo rero sometimes we believe in something so much and labor to explain it as clearly as possible to the point that only blind person will fail to see it. However, the other person could still remain negative and receptive to the idea. Don't call them stupid, foolish or blind. Their refusal might be temporary. Once they see how well you perform, they might join the bandwagon. Uri kubyumva? Aravuga ngo rero rimwe na rimwe uba ugomba kwizera ikintu ku buryo ugisobanurira umuntu akagisobanukirwa, ku buryo umuntu wari wese utabasha kugisobanukirwa ari impumyi. Kwanza ngo n'impumyi igomba kugira gute, ibigomba kubisobanukirwa. Mwene magambo uba ugomba gusobanurira umuntu ku buryo n'umwana w'imyaka 6 ibyo bintu yabyumva. Bavuga ati bro cyangwa se umvise different gatatu no bana joine. Umwana w'imyaka 6 turi kugendana ibyo bintu ugomba kuba ari rwo rwego ugize gute uriho. Turi kugendana, reka abantu bakomeza babe negative ku gitekerezo cyawe. Uko baba negative ntukabite ibicucu cyangwa ngo wite ibikoryi cyangwa ngo wite impumyi, ngo kubera ko uko kuguhakanira n'iby'akanya gato my idea bazaza bakujoininge nibakomeza kubona uri kugira gute uri kubikora neza cyane. Bajoining icyo bise ngo ni band wagon, baze nabo bajye muri bisi mukomezanye urugendo muri YouTube twebeze. Mwibuka turi kuganira kuri tabivuga ngo all the vision before you say the vision. Manza wizere ibyo uri kuvuga mbere yo kugira gute, mbere yo kubyizeza abantu. Nuko usoza kuri ino topic ravuga ngo treat them with respect and at least perceive the chance that their refusal now might turn into IS further down the road. Ravuga ngo rero biteho bubahe rwose, kandi uzirikane uko kuntu bise rejection bishobora kuba ari iby'akanya gato rwose, ejo bakazagusanga mu nzira mukagira gute mugakomezanya. Most people will not believe in your initial, but if you keep believing in yourself and in company, they will eventually come around. That's how it was with Duncan. A few months later, after seeing my progress, he joined the business. Meantime, she joined the business. Aravuga ngo abantu benshi ngo ntabwo baba batwizera tugitangira, ngo ariko bagera aho bakatwizera uko dukomeza natwe twizera kuri company yacu ndetse natwe ubwacu tukiyizera. Nyene magambo kirenze fungura amadirishya kinwa kubona ari wowe wa mbere biri kugiraho ingaruka. Abantu bakomeza bashobora kutatwizera ku munsi wa mbere tugitangira, ariko ngo bashobora kutwizera turi kugendana tukomeje kwizera twebwe ubwacu cyangwa se tugakomeza no kwizera muri company. Kiri gusobanura iki kintu ngo ibi ngibi n'ubundi byabayeho kubera ko ngo Dakari mu mezi make yakurikiyeho yagize gute, yaramutrayininze muri kakara umuntu wa mbere wamuciye intege, ariko mu mezi make ashize yagize gute, yaramutrayininze. Ngo many times it is your progress that will attract your own market. Reach out to them first just to create awareness. Later your progress will make the noise for them. However, you cannot endure the storm of selling the vision if you are not sold on it yourself. Ravuga ngo akenshi urugendo rwawe niko ruzakurura abantu muziranye turi kugendana, wowe bageraho mbere ubibabwire kugira ngo mbere na mbere bamenye ibyo ukora. Biko byumva bamenye ibyo ukora mbere na mbere, ngo hanyuma intambwe ugenda utera iyo izabakorera urusaku mu matwi n'ubasiveri zahite bizagenda bibaduhiremo mu matwi. Turi kugendana nugura agasuti ka mbere bizahite bigenda bibaduhiremo mu matwi. Cya kintu ngize ko kiguzi suti wa bene bari bakuze iri mu bodaboda umugare wabo tipo oduhaye story. Turi kugendana ngo rero wowe ukomeza wikorera udustaff twawe uburyo bwose byaba ari bibi, manza wumve vision yawe yigurishaho wewe believing, hanyuma abandi bo bazaza bagusanga mu nzira, ariko mare na mbere manza ugire gute believing business yawe, believing product zawe, basic believing icyo uri gukora. Sinimba bari kubyo bibiri
turacyarimo neza. Aha, mu gusoza kaga paragraph rero ngo today Dakan's team is the biggest in my network. Ubu ngubu team ya Dakan niyo nini muri team ya Muhozi. He's the super successful. His team has reached more than 15 countries in Africa. He's also currently the company's second top earner in Africa. Aravuga ati rero aka kanya Dakan ni umwe mu bantu bateye imbere cyane muri business. Team ye imaze kugera mu birenga 15 muri Afrika, ngo ndetse ni umwe mu bantu binjiza amafaranga menshi muri Afrika kuza ku mwanya wa kabiri. Uri kubyumva? Uwa mbere ngo ni Muhozi tayari muri iki cyo murakizi. When your family and friends reject you, don't give up. Urero munsi inshuti zawe n'umuryango wawe bizaguca intege, ntuzabivemo. If you give up, you betray your dreams. Ukubera ko nucika intege uraba uhohoteye cyane inzozi zawe and theirs too. Ndetse noneho igikomeye cyane nizabo urabugize gute, urabuzishe rwose. Urabuzi inzozi zawe ndetse n'izawe n'izawe. Had I given up, ibaziyo nza gucika intege, I would have betrayed just my dreams but Dakan's as well. Iyo nza gucika intege nari kuba nishe inzozi zanjye, ariko rwose niza Dakan sinari kuba ngize gute, sinari kuba nziretse. You must buy and own the vision first if you want to be effective to your own market prospects. Ngo rero ikintu cya mbere usabwa ni ukumanza ukizera vision mbere na mbere, ukizera business yawe, ukizera vision yawe mbere yuko ujya kuyibwira abantu cyane baba ndi muzira. Iyo umuntu wa mbere nije ni garafurere wawe, ariko bro amagambo namubwiye ni umunsi menya narongera kuyavuga. Naramuharuye nari kubera ifoto y'imodoka zagura mu mezi 6 ndi kumukuba, aravuga ati aho petit frère arangira. Uwo mugoro yize muri uwo mugoro ahita ambwira ati se ko mfite mu rw'ibihumbi 5 nta kintu twabimasugora. Ndavuga ati nyamuneka ahubwo reka nze kuyaza. Yari hano na saa 2 z'umugoroba twahise tujyanye, wabo ni ikinyinyi. Nagiye ikinya muri uryo joro, nagarutse nka saa 7 n'igice z'ijoro, iri gitaro ndizaniye apply. Ariko nari bidi ikintu cyitwa confidence n'abagabo itanaba, ntabwo nzahabi yagiye. Rero iyo umuntu kugira ngo winjize abantu muziranye, first of all manza ufite ikintu cyitwa confidence yo hejuru, kubera ko nuza kumbwira nawe ari kumva ucyekeranya ntago arakudreyine. Siko bimeze ra umuntu hajya bavuga ngo ibaze uramutse ugiye nko kwivuza, umuntu ukabona ugiye kwivuza we, ukabona nk'umuganga afashe ibintu by'ibyende n'ibitsingano za bitru na za n'ibishinge, arakubwira ati rero mera neza ngiye kukuba, atari ko nakubeshe ngiye ndi muri stage. Ati ngiye kugusiramura ariko ndi muri stage. Ati ni wowe muntu wa mbere ngiye gusiramura. Wewe ukizwa n'amaguru, ariko impamvu tujya kwa muganga tukumva twifitiye icyizere, ntagiye ubona n'igisaza gifite n'ibivi. Ati n'umuntu noneho ngewe ushobora gusanga ni nkuhamagana ngahe ni muri mu minota 5 kigiye avuga ati turi kugendana ubwo nguko twese n'abandi business rero mutangira uri gucyekeranya uvuga ngo rwose bakoranye ngo yambwiye ko oya ndi gupanga mu cyumweru gitaha nabi kintu bihari aho hantu. Bwihute rero tujya kukana uwo mu market mwabyumvishe, byo mu market si mwabyumvishe ko utagomba gutinya ibyo abantu bagutekereza, tuzi ko ugomba gutinyuka, ariko igikomeye cyane ugomba kwizera ibyo uvuga mbere yuko ugira gutembera kubigurisha. Sitire kubigeramo neza mu kwizera mu minota mike dusigaranye, reka tuvuge icyo bita cold market prospecting. Cold market what? Prospecting. Twahereye ku bantu